Isomo ry'ubuzima. Kera habaye umugabo, uwo mugabo agaba mu gace kamwe. Yari umugabo ukunda gukora cyane, gusa ntiyagire icyo ageraho. Yari umugabo wishimye kandi unyurwa, ariko akaba umugabo w'umukene. Umunsi umwe yaje kuza mugenzi we wari umuturanyi, aramubaza ati, ese ukorera iki? Ukorera he? Ko mbona igihe cyose wagenda ariko ntihagire icyo ugeraho. Mu kinyabupfura cyinshi yaramusubije ati, ese wifuza nkubwire impamvu ngenda cyangwa nkora ntihagire icyo ngeraho? Imana niyo ishyiraho igena ry'umuntu, naho gukora byo twese turakora, ariko siko dutera imbere. Iyi nkuru ikwigishije iki? Rimwe na rimwe ntitukajya tuvuga ibyo tubonye byose tugendeye ku marangamutima yacu, kuko rimwe na rimwe bishobora kuzana impinduka zitari nziza mu buzima bwacu. Icy'ingenzi ni ugukora, niyo byakanga twagerageje, ariko ntitugendere ku magambo y'abantu, kuko iteka ibiduca intege byo ntibizabura. Ubaye ukunze ibyo dukora, kanda subscribe, like and share.